Abakunzi ba Aduhire mwe mufite ikibazo cy'umubyibuho wo kunda inda igorana kuvaho kandi mukora diet mukaba mwibonaho umunaniro ukabije rimwe na rimwe, kubura ibitotsi, kubyibuha kudasobanutse, iyi video ni iyanyu. Kuko ibimenyetso nje kukwereka ni ibimenyetso bigera kuri 7, nshobora no kuvuga byinshi kurushaho. Ibyo bimenyetso nubona ibimenyetso birenga 3 muri ibyo ndi buvuge, urahita ugenda ukosora ikintu ngiye kukubwira. Ikintu uri bukosore mu mubiri wawe ntago ari uko rwose udakora diet nk'uko bikwiriye, ahubwo uragenda ukosore umusemburo wa cortisol mu mubiri wawe. Umusemburo wa cortisol ni umusemburo wundi twita ngo ni umusemburo wa stress wo mu mubiri wawe. Mu gihe rwose uzi ko wagerageje bikanga, ukabugerageza amadayati bikanga, ukaba ibintu by'amasukari warabivuyeho, ariko inda yawe ikagenda ivaho gahoro gahoro gahoro, ubu noneho ni igihe kigeze cyo kugira ngo ugende ukosore n'uwo musemburo wa cortisol kugira ngo inda yawe iveho byihuse, ibicece biveho byihuse, no kugabanuka ahandi bigende bikorwa vuba vuba byihuse. Reka nkwereke ibyo bimenyetso nshuti yanjye, ndongera mbisubiremo. Nibonaho ibirenga 3 uhite umenya ko nawe ufite cortisol iri hejuru, ugomba gukora ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo uyigabanye. Umusemburo wa cortisol iyo umunaniro ari mwinshi mu mubiri, ni umunaniro wa wundi twakwita ngo ni umunaniro wo mu bwonko. Ntago ari kuvuga ngo ni umubiri wakoze ibintu batera ibintu biremereye, hoya ni wa munaniro, ya stress imwe ikabije, stress yo mu bwonko. Kandi birashoboka ko iyo stress wayimanaginga ukayikosora. Ibyo bimenyetso rero ni ibingibi. Ikimenyetso cya mbere ari nacyo nahereyeho, nuko inda ibyibuha. Inda irabyibuha ukajya ukora amadayati bikakugora kugira ngo iyo nda yawe biveho, ibicece bigabanuke, ibinyenyanza bigabanuke, cyangwa se byanaba bikagenda gahoro gahoro gahoro. Ikimenyetso cy'inda ibyibushye iyo ukibonye rwose utangira gukemanga. Ikindi cya kabiri rero nuko muri uko kubyibuha inda ubyibuha n'amatama, ugasanga amatama nayo ni manini wigereranyije na mbere. Mu myaka yashize utaragira stress nyinshi, ukabona ko bitandukanye, amatama yawe yabaye manini. Nubona amatama rwose agenda abyibuha cyangwa se yarabyibushye rwose, ukabona akora diet ariko akagumaho, uzatekereze ko ufite stress ikabije mu mubiri wawe. Ikimenyetso cya gatatu rero ni ukuryama ukabura ibitotsi. Abantu bafite stress ikabije mu bwonko bwabo, mu mutwe wabo, mu mubiri wabo wose, bakunda kubura ibitotsi. Uko tubizi, uwo musemburo wa stress hagati ya saa 8 na saa 9 ni igihe uba wamanutse wagiye hasi. Ariko noneho iyo wowe mu masaha 8 saa 9, ayo masaha ari gukunda gukanguka, akaba ari gutangira gutekereza ibintu byinshi, noneho mu gitondo ukabyuka unaniwe kuko wakangutse mu masaha wari ukwiye kugira ngo umubiri wawe uryame uruhuke. Ayo masinye rwose iyo uyibonyeho uhita utekereza ko ufite cortisol iri hejuru, ugahita utekereza ku ngamba ugomba gukora kugira ngo ugabanye uwo musemburo wa cortisol. Ntago ari icyo ngicyo gusa nshuti yanjye, kuko ushobora kwibonaho ibyo ngibyo noneho ugasanga mu kubyibuha nanone urabyibuha ariko uragira n'ibitugu biri kugenda nabyo bibyibushye. Ukabona ni nka abapapa, abagabo bakunda kubyibuha ibitugu bikagera bikabyimba cyane, bakazana cya kintu bita ngo ni ipfupfu mwirwa akabyibuha. N'abagore nuko, ku buryo niyo wambaye ishati ifunguye ubona rwose ko habyibushye, ukabona ibitugu byarabyibushye. Iyo nayo iri mu bimenyetso, ibyo nabyo biri mu bimenyetso byerekana ko ushobora kuba afite cortisol nyinshi mu mubiri wawe. Ibimenyetso biracyari byinshi, kuko hari n'umunaniro udashira rwose, ukajya wumva urananiwe, uraryamye, urabyutse, ariko ibitotsi ntumaze ibitotsi. Nta na rimwe ujya uryama ngo uve mu buriri wumva ubishatse. Iyo nayo ni sinye, ni ikimenyetso cyerekana ko ufite cortisol nyinshi mu mubiri wawe. Ikindi nuko akantu gatoya kaje
kakandi kagutera stress umubiri wawe ureka kukihanganira bikugora, noneho ukisanga uri kuvuga nabi utabizi, ukisanga niwe wa muntu ugira umushiha uvuga ibintu utakakwiye kuvuga cyangwa se ukandika ibintu utakakwiye kwandika, kubera ko umubiri wawe ufite stress yayindi rwose ikabije, umusemburo wa cortisol uhora hejuru, noneho kwihanganira stress bikakunanira. Umuntu akavuga ukahita umusubiza ku buryo nawe wiyumva hashize nk'iminota 5 watekereza ku bintu wavuze ukumva biguteye isoni, ugashiduka wasandaye. Ibyo nacyo ni stress nyinshi iba ibitera iri mu bwonko bwawe. Ikindi rero muri ibyo bimenyetso, hari igihe umuntu aba akunda kwibagirwa vuba nabyo biri mu bimenyetso. Iyo bifatanyije n'ibindi ugasanga uribagirwa vuba, ufite ikibazo cy'uko inda iriho ibicece by'inyenyanza, amatama arabyibushye, ntusinzira neza. Kwibagirwa vuba nabyo iyo bije stress mu mubiri wawe iba ari nyinshi, nabyo ni ukubishyira muri ibyo bimenyetso. Ikindi kandi hari igihe umuntu akunda kugira stress bikagendana n'uko guhumeka, indwara zo guhumeka zimufasha, harimo nka asima zikamufata byoroshye, akagira ikibazo cyo guhumeka, cyangwa se n'amagripe akamufata byoroshye bitewe n'ikintu kimwe na wa musemburo wa stress ya cortisol iri hejuru. Iki nacyo ni ikimenyetso, niwibona ukabona ko urahorana gripe idashira cyangwa se asima urayifite, ufite n'ibimenyetso bindi biri haruguru, umenye ko ari ikimenyetso cya cortisol iri hejuru. Byihutirwa kugira ngo uyishyire ku murongo, uwo musemburo uwushyire ku murongo, bityo n'ibyo byose bigabanuke. Ikindi, ukunda kugira isukari nyinshi mu mubiri, umusemburo w'isukari uhora uri hejuru, bityo bigatuma uhora ushaka kuryagagura, ukumva uragira inzara cyane, kandi wagira inzara ukajya gushaka akantu karyohereye, akaba ariko uheraho kugira ngo urye ukumva uguwe neza, noneho wamara kukarya hashira igihe ukumva urashaka kandi inzara yo gushaka kurya utuntu turyohereye. Kandi ikindi, abantu bagira iyo cortisol iri hejuru bakunda kugira ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, nawo ugasanga ni ikibazo. Hari ikindi noneho gisekeje nanjye cyanangaje, kuko ndi mu bantu bagiraga icyo kibazo cy'umusemburo stress uri hejuru, nuko uruhu ruhorana ibiheri, kugira ngo uruhu ruke bikaba ari ikibazo, ibyo wasiga byose bikaba ari ikibazo. Ndi mu bantu nanjye bahoranaga icyo kibazo, ariko iyo ukoze kuri gitera biragabanuka. Inshuti yanjye rero, hari n'ikindi kintu nanone, nuko ugira n'umusatsi ukagwingira, umusatsi nukure kandi ufite ibintu byiza, amavuta meza yo gusigamo, cyangwa se ugasanga umusatsi uracikagurika bitewe n'iyo stress. Inshuti yanjye rero, ibyo bimenyetso nkubwiye byose niwibonaho ibirenze 3, ni urugero ugasanga ufite ikibazo cyo kubyibuha cy'inda, ufite ikibazo cy'amatama, ufite ikibazo cyuko utajya usinzira, by'umwihariko saa 8 saa 9 akaba ariyo masaha utangira kugira ya mishinga idashira, wisuzume ushake ikintu cyo gukora kugira ngo uwo musemburo wa cortisol uwushyire ku murongo rwose, ubundi ubuzima bwawe bugende neza, kuko ni ingenzi kandi birihutirwa kugira ngo umubiri wawe wo kujya uhorana iyo stress. Uburyo rero wakora kugira ngo uwo musemburo wa cortisol uwushyire ku murongo nzabikurikizaho ejo muri video izakurikira. Nimba iyi video uzayireba mu gihe kindi, mu minsi izaza uzabona video yindi ikurikira, nibwo uzabonamo uburyo wakora kugira ngo iyo cortisol uyishyire ku murongo. Ndagushimiye rero wowe wabanye nanjye muri iki kiganiro. Nimba cyagushimishije ushyireho like, nimba uri mushyashya kuri channel ya Aduhire ukore subscribe, ushaka kujya muri group ya WhatsApp nabwo ubisabe hasi muri comment. Ciao ciao.